Reka tubifurize ibihe byiza abakunzi ba Bizaza TV Rwanda, reka twongere tubaye ikaze kandi ku makuru ya Bizaza TV Rwanda agezweho muri uyu mugoroba. Ni byinshi babivugwa mu Rwanda, mu karere k'ibiyaga bigari, haba muri Uganda, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, Tanzania, Burundi ndetse kandi Sudani, Kenya, hano mu karere k'ibiyaga bigari cyangwa se muri East African Community, ndetse kandi n'abari muri SADC bari hanze, mwese tubifurije ibihe byiza ndetse n'ikaze ku makuru yacu abatandukanye. Rero mu Rwanda abakozi bageze ku 11 basezereye rimwe akazi mu nkubiri maze iminsi yo mu karere cyangwa se mu ntara y'Iburengerazuba. Ubwo ejo bundi mwumvishe abo muri Karongi, nyuma yo mwumva abo muri Rusizi, none urumva ko Nyamasheke ariyo yatahiwe. Abakozi bageze rero kuri 11 bo mu karere ka Nyamasheke bandikiye umuyobozi w'akarere basaba gusezerera akazi bakajya mu buzima bwabo. Nyuma rero y'amakuru yaramaze iminsi avuga ko hari abashobora gukurwa mu nshingano muri aka akarere. Perezida rero w'inama njyanama y'akarere ka Nyamasheke yavuze ko aya makuru yayamenye, ariko avuga ko amakuru arambuye yatangazwa n'umuyobozi w'akarere muri rusange. Umuyobozi rero w'akarere ka Nyamasheke Mupenzi Narcisse yavuze ko ari mu nteko z'abaturage mu murenge wa Gihombo, ariko umunyamabanga we amaze kumuhamagara amubwira ko hari abakozi banditse basaba guhagarika akazi bari basanzwe bakora. Yakomeje agira ati ayo makuru ni ukuri, ntabwo ari ikinyoma, ntabwo ari bihuha, ntabwo ndamenya umubare wabo, ariko birasanzwe ko abakozi bandika basezera akazi bakaba bagenda bakajya mu bindi bifuza. Iyo rero umukozi yanditse asezera ku kazi, amategeko avuga ko aguma mu kazi kugeza umuyobozi yandikiye amusubije, ariko itegeko kandi rivuga ko iyo umukozi adashubije agashira iminota 30, uwo mukozi aba yemerewe kuva mu kazi akaba yasezereye byemewe. Yakomeje agira ati ntabwo ndamenya impamvu yatumye bandika basezera, birasaba ko tubanza tugasuzuma ayo mabarwa, ubwo makuru arambuye twaza kuyabamenyesha muri rusange. Amakuru yatandukanye rero afite gihamya cyangwa se amakuru agiye kubitangazamakuru bitandukanye ifite agera ku bitangazamakuru bivuga ndetse n'ibyandikwa cyangwa se mu basezeriye harimo ukuriye ishami ry'ubuhinzi mu karere aho ka Nyamasheke, ushinzwe kandi amasoko ndetse n'ushinzwe ingengo y'imari y'akarere ka Nyamasheke. Abakozi kandi basezeye nyuma y'icyumweru kimwe, abakozi 13 bo mu karere ka Karongi birukanywe mu mirimo yabo. Ibi kandi bikaba byarabereye umunsi umwe n'iyegura ry'uwari umuyobozi w'akarere ka Karongi Mukase rero Valentina, ndetse na Niragire Tofile wari umuyobozi wungirije ushinzwe ubukungu n'iterambere bamwe, hamwe na Dusingize Donata wari umuyobozi w'inama njyanama y'akarere ka Karongi muri rusange. Iri rero yegura ndetse n'irukanwa mu bakozi cyangwa se mu kazi byo mu karere ka Karongi akurikiye no mu karere ka Rusizi, aho Dr Aniseti Kibiriga wari umuyobozi w'akarere, ndetse na Dukuze Umunyomyi Anne Marie ndetse kandi na Niyonsaba Jean d'Arc beguye muri izi nshingano, bati turamanitse akacu cyangwa se akinimo yacu tugarukiye ahangaha. Izi mpinduka kandi mu buyobozi mu nzego zibanze mu ntara y'Iburengerazuba zanasize kandi wari guverineri w'iyo ntara Dushimimana Lambert asimbujwe kuri izo nshingano zigahabwa n'uwitwa ni Utura Jean Bosco. Ubwo niwe waje kuba ahagararira intara y'Iburengerazuba. Benshi rero mu basesenguzi bagenda bavuga ko hari biba bibera imbere cyangwa se biba inyuma, bakaba bagaragaza uburyo ki ubutegetsi ndetse n'ubuyobozi hariya mu ntara y'Iburengerazuba butameze neza, bityo bakaba bigaragara ko bamwe bashobora kuba
bajya no mu nzego z'ubutegetsi cyangwa se mu nzego z'ubutabera abakurikiranywe ibyaha bitandukanye. Ikindi iriya ntara y'Iburengerazuba ni byinshi bikomeze kuvugwamo, yaba ibijyanye n'iterambere, ibijyanye ndetse n'imibereho myiza y'Abanyarwanda, ibijyanye n'ubumwe n'ubwiyunge hariya mu karere ka Nyamasheke. Ibyo bikomeje kuba byatuma benshi bahinduka, abandi bakava mu nshingano bari basanzwe barimo. Nitwa Eric Nshimiyimana, komeza ukore subscribe, nandi neguza naho gutaha.